Tekereza ufunguye fone yawe ushaka kureba Gmail ariko ukabona password yanze. Ugerageje kongera gushyiramo password nabyo bikongera bikanga. Uhita ubona message ivuga ko email yawe yahinduwe. Icyo gihe umutima wawe nakabuza urahagarara. Ariko humura muri no video ndakwereka uko wagarura email yawe yibwe mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Komeza urebe kugeza ku musozo kuko hari amakosa abantu benshi bakora atuma batongera kubona Gmail zabo. Part 1: menya niba Gmail yawe yibwe. Mbere yo kuyigarura banza umenye niba kuko yibwe. Ibimenyetso bizakwereka yuko Gmail yawe bayibye nuko uzagerageza gushyira password yawe uyizi byarangiza bikanga. Bayishyiramo bikanga kandi wari uyizi neza. Kabiri, recovery email cyangwa telefone number byahinduwe. Gatatu, ubona email woherereje utibuka. Hanyuma Google ikubwira ko hari login yakorewe ahandi hantu. Niba ubona kimwe muri ibi bimenyetso, Gmail yawe ishobora kuba yibwe. Ariko ntugire ubwoba, birakosorwa mu kanya gato. Intambwe zo kugarura Gmail. Ubu reka tujye kuri step nyazo ubundi turebe ku buryo turayigarura. Agace ka mbere, step 1, jya kuri Google recovery page, hanyuma ufungure Google Chrome cyangwa se browser iyo ari yo yose birakunda, hanyuma wandike iri jambo ngiye kukubwira. Guys, like kuri no video ndagusabye, ndetse nusimbutse no video ko ni y'agaciro. Account yawe, hanyuma ujye kuri account.google.com cyangwa se kuri sign in, hanyuma kandi kuri recovery. Aha niho Google igufasha kugarura account. Shyiramo email yawe, andika Gmail yawe neza, hanyuma ukande next. Dukomeze. Step ya gatatu, step 3, hitamo forget password. Google izagusaba password uheruka kwibuka cyangwa code wohererejwe kuri telefone cyangwa se kuri email. Niba utibuka password ya kera ntugire ikibazo, kanda kuri try another way. Hanyuma tujye ku gace ka kane, step 4, kwemeza ko ari wowe. Google ishobora kugusaba code kuri nimero phone number yawe, hanyuma ishobora kugusaba code kuri recovery email mu gihe wakoze recovery email kuri Gmail yawe. Hanyuma uzakanda kuri kwemeza kuri device wakoreshaga mbere. Shyiramo aya makuru witonze neza. Step ya gatanu, shyiraho password nshya. Hitamo password ikomeye ikurikira. Password yawe igomba kuba ifite yanditse letter nini n'intoya. Iyo tuvuze letter kuvuga ngo inyuguti nini n'intoya. Hanyuma igomba kuba ifite number, imibare. Igomba kuba ifite symbols nka arrows, hashtag. Hanyuma ushobora gukoresha urugero. Hanyuma ntukoreshe password usanzwe ukoresha ahandi hantu. Agace ka gatatu, part 3, ibyo gukora nyuma yo kugarura email. Abantu benshi barayigarura ariko ntibayirinde neza. Kora ibi aka kanya. Tugendane. Shyiraho 2-step verification. Hanyuma ibi bituma umuntu yinjira atabanje kubona code kuri phone yawe. Ni umutekano ukomeye cyane gukora 2-step verification. Icyiciro cya kabiri, ongeramo phone number yawe nyayo ugendana kandi. Ibi bifasha mu gihe uzongera kwibagirwa password kugira ngo 2-step verification izwe neza byakunze ufite ubwirinzi. Agace ka gatatu, irinde link utazi. Abantu benshi batwohereza link kuri WhatsApp kandi ari iz'abahackers. Hackers benshi bakoresha message z'uburiganya. Urugero, account yawe ivuga ngo account yawe igiye gufungwa, kanda hano. Hanyuma iyo hakanze account yawe barayiba. Ntukazikandeho kuva umenye aya makuru ubu nonaha. Link utazi aho zivuye uzirinde.
sohoka kuri device utazi, hanyuma jya muri Google account device ukuremo izo utazi, hari igihe haba harimo n'iz'abahakazi. Hanyuma agace ka kane part 4, amakosa atuma abantu batagarura Gmail yabo. Okay, amakosa ya mbere atuma mutagarura Gmail account zanyu ni ukuvuga ngo ikintu kibitera gukoresha wifi za public igihe ugarura account, hanyuma kwinjiza amakuru nabi kenshi, hanyuma kutagira recovery email number. Ibi bituma Google itakwizera. Ibi byose bituma uba ufite security iyo ufite Gmail recovery, ufite nimero ya telefone. Okay, ikindi ukagarura email yawe neza. Hanyuma niba iyi video ingufashije kandi like, subscribe kuri MTech TV Show, kandi sangiza inshuti zawe kuko ushobora kuzifasha kugarura Gmail zabo zazimiye. Andika muri comment niba wifuza video ya uko wakumira abahakazi burundu. Murakoze kureba ino video, murakoze.